batakimubwira ibintu byinshi. Barafinda afite ikintu cyo kuba yarahungabanyijwe na mistreatment y'umutoza wa APR. Buri umukinnyi ushobora kutamukinisha Lorenzo ariko ukamubwira ko hari akamaro runaka afite muri squad yawe. Nubireba abanyaburayi ni nacyo kintu uzumva abakinnyi bakunze gutindaho. Aravuga ngo ndabizi umwanya wanjye uri limite muri iyi kipe bijyanye n'ukina kuri umwanya wenda ko atanga ibintu biruta ibyo mfite. Ariko umutoza twaricaranye twagiranye ikiganiro ambwira icyo nzakora. Nago urugero akakana ko muri Liverpool kitwa Elliot. Nago urugero rwa Arda Güler yabigarukagaho. Yavuze ati muri Real Madrid nta mwanya mfite ariko igihe cyanjye kizaza. Umukinnyi akabaho atabanza bariko yishiye. Ndabizi. Rero Barafinda ari gukoresha equipe nationale nk'ikintu cyo gushaka kwemeza kugira ngo agaragaze ko hari ibintu afite byo gutanga. Uko rero bikamutera ikintu Tosenere nabaciyemo cyo kurashinga ibintu, kwihutisha ibyemezo. Yego, kwihutisha ibyemezo ni ibi. Barafinda afata umupira, murebe impamvu yatandukanye n'imikino na George. Ku munsi w'ejo nakunze uburyo equipe yasoraga umupira, equipe nationale abagezaga imipira muri final third myinshi. Kumvisha umupira kuri Radio Rwanda rugangurana kwizigira babaga bavuga ngo imbere y'izamu uburyo twarabukeyaga tukagerageza kwinjira. Ariko baro basoraga kwa Barafinda zicwaga niki? Barafinda ikintu cya mbere usibye icyo kintu cya manque ya confiance afite mentalement nyine bakubwira batoza ngo ntago kimubwira ibintu byinshi, asa n'umuntu wahungabanyijwe. Kuko iyo umubwiye ibintu byinshi umva ko hari nawe utamufitiye trust. Bakomeze nka amagambo yo kumukosora ntari kuba menshi ahubwo wari kumurundamo amagambo y'ikizere. Sinzi muri kubyumva. No kuvuga ngo mu bwonko bwa Barafinda ikintu cyabaye icyabura n'umuntu wongera kumubwira ngo Barafinda you are a good player, you can make it, dribble, kora feint, shoot, you are good enough to do so. Sinzi muri kubyumva. Kurenza kumubwira ngo Barafinda ubura umutwe, tanga passe doza tuza. Sinzi niba kumva aya magambo aberatandukanye. Hari ugukosora hari no gushyiramo umuntu ikizere. So ba prefere rero kumushyiramo ikizere kuruta gukosora kuko yarahungabanye barabizi. Barafinda ejo yagize match navuga ngo mbi kandi ubona ari gukina. Yahagurukije abafana. Yaranacengaga n'abadefenseri bakagwa. So yaguje abadefenseri ba Reso yarabacengaga bakagwa. N'urugero Samir yaduhaye rumwe rukwereka iyo umukinnyi adakina ikintu kiba. Reka tugaruke ku rugero rundi rw'undi mukinnyi umwe twuzuza bya bindi bye tujye kuzindi ngingo. Reka nkwe nk'urugero rwa Ruboneka Jean Bosco kutabona ino minota. Ruboneka kuri match ya Nigeria yatakaje imipira ibiri. Ko nge nabajije Eric akinjira mu kibuga kumwe na Ngabo ndamubwira twari turi kubibona ku ikipe ifite ama transition ari rapide abakinaga tushanye cyane ni bare eshatu bakaba bari kwizamu. Mukamubona ko dukeneyemo umuntu ufite icyo kintu cy'umubiri kiri physique cyo kuza kubabuza nyine gusora umupira biboroheye uri athletic. Ndamubwira Eric ko mbizi neza ko mama ufite ama GPS mwese muzi ko nta mukinnyi n'umwe muri equipe nationale cyangwa no mu champion w'u Rwanda urusha umuntu yitwa Ruboneka endurance, work rate, abarehe na resistance donc igihaha iki twita igihaha. Ko mubizi ko yiruka twari tubikeneye mu minota 15 ya nyuma wa muntu yiteguye gukora izo travail. Kuki mwazanye Gelete un technicien ufite umupira ku kirenge kandi turi muri position yo gutsinda? Arambwira ngo video twarebye za match yashize yatakajemo imipira myinshi. Probably umutoza mukuru prefera Gelete fatiye byari biteye Gelete ikimwaro yatakaje Gelete kumuprefera nicyo kintu cyo kubatekereza ko hari ibyo atakoze muri match ya mbere. Ariko ku muntu wari usanzwe amuzi mwe twavugaga yashoboraga kumenya ko iyo travail noneho yayigwa off ball ukamenya ko ari mwiza cyane kurusha nde Gelete. Reka ngurundi rugero rworoshye dusoza. Umukinnyi wundi wacu muri equipe nationale bagarutseho Claude muri séance video kuri match ya APR basanze yarateye centre iri accurate imwe muri igice cya saison cyose aho bigeze muri match ya Nigeria APR yakinnye. Kuri match ya APR bajya kubahamagara ya championnat bakinnye heruka APR bakina nango Adere umunsi yaje mu Rwanda. Adere thank you Adere aza mu Rwanda cyajya yamwerekana kuri regional ngo yateye cross imwe. Umutoza abaza Eric ari nimero 3 aramaze se Eric uri kumbwira ngo uyu mukinnyi niwe tuzashyira kuri 3?
arambwira none ko mangwe ndavuze uhari bivuga ngo ibyo Samiri yavugaga nje ndi kujya muri details zabyo nabo barabizi ko suko abakinnyi ari ibitangaza kuko Samiri yabigarutseho abakinnyi twita abakinnyi basanzwe muri za Jwaneng Galaxy icyo kibazo ngo bakibajije umutoza wa Botswana ndabyibuka sorry wa Lesotho yamajije ngo ko abakinnyi banya ari abakinnyi b'abaroko n'abandi wenda bikina muri South Africa no muri Lesotho nta muri South Africa ubigenza ute kugira ngo ugire ikipe ishobora gukora amarizilita kandi bigaragara ko ari umutoza rega wo muri Lesotho umunyarwanda yamubwiye ikintu kimwe on one hand yego ni ikibazo ariko biranyorera kuko I know them neza cyane abanererwana nabo ndabazi neza cyane nzi aho baguhaminga kandi nzi naho ntafite ikipe atoza sa ubwo mu cyiciro cya mbere aranatoza arabazi n'uwango we n'umutoza w'ikipe y'igihugu akaba n'umutoza muri shampiyona ya Lesotho hari ibibazo bibiri rero ubwo kuri iyo ngingo hari ikibazo cya coach wagiye twanenga federation ko kuki Torsten ko mwabibonaga ko hari ikintu yazanye ku kimwemeye ko ngira ngo iyo nama yarayibaye habaye inama nyuma ya match mwabonye ibintu bitangiye gukunda mwabonye inama nyuma ya match harimo minister Neri irimo president wa Ferwafa Alphonse harimo camarade SG wa Ferwafa akabamo na Minister of State muri ministeri n'abandi banyamupira ku rwego rwo hejuru bakoza kanama gato match irangiye mwayibonye hari hasi kuri pitch ibyari byose aricyo baganiraga ariko ugarutse kuri Torsten riga Ferwafa twemereraga ko y'ubwayo yemera ko yifuzaga Torsten Ministeri ya Sport yifuzaga Torsten niba baramwifuzaga ko taramubonye ahari ntibyari mu basha bwabo kumubona ahari wenda yaragoranye cyangwa se ntibyashobokaga yaragoranye avuga ko bamwirukanye cyangwa bamurekuye bashaka baramwifuzaga ni nacyo najya ngo ntago byabikosa uko byaba kose ariko ikosa riba muri ntuza ikosa rya mbere riba mu masezerano ya mbere nawe yarabishakaga ariko ntugire ngo gusinya amasezerano ntabwo yabyanze kuko ngiye mu makorespondance yose Lorenzo sinkubeshye nageze ubwo mbona ama email umwe mu bayobozi muri federation njyanye sama umuntu bagezeho babaza ngo urifuza guhembwa ngahe ngo namwe muyatekereza bayatekereza akavuga ngo ni make nagasuzuma ikintu Torsten no ngiye ikosa rya mbere ndishinja yapfuye n'Amavubi Samiri uhita ukomeza Torsten avuga ko yakorewe ikintu cyo gusuzugurwa atongererwa amasezerano hakiri kare bagategereza ko hafi ageraho gusoza ayo yari afite voilà noneho icyo kintu cyo kuba baragomba kuyongera nko mu kwa gatandatu agifite n'imezi atandatu batekereje gutangira kumuganiriza mu kwa 10 aravuga ngo ndabizi ko bari kubara konja muri AFCON cyangwa ntajyamo surundi rukundo yego bari kubarana na resulta nago bazi umushinga navunikiye nubatse n'amadeshe nakwe muri aba bakinnyi ni nawe atangiye kuducyuriraga avuga bira bya Brazil atariko mutekereza ko muri Brazil ntabwo bigeze bamwereka icyizere ntabwo bigeze bamugira icyizere kandi yatanze resulta zidasanzwe Torsten twese twamushidikanya kwera ko Seven yamukinga ariko amaze kwemeza South Africa ihuye yanganyije na Zimbabwe South Africa ariko ibyo avuga ngo ni mubazi ko tutayibye ntabwo twayibye ikibazo se bagikina ntabwo gikunze cyane bavuga ko cyabananiye cyane natwe ntabwo tujya dukunda ibigo byiza by'ubwatsi natwe biratugora byanyu byo bwango iyo watsinzwe muri football resulta ntibayikoreho bayitsina 0 ngo ikibuga none bisanga ikizi urumva icyo navugaga kiriya gihe uwo bita Torsten yari amaze kutwereka ko ari umutoza ufite ijisho rireba ryagira icyo ridukorera uvuga ngo approach yo kujya kumwegera nyuma yari abizi nyine ruko n'umundi abantu barimo barajongera arajya muri cana arajya muri kana tumwongera amasezerano so nicyo cyagoranye amasezerano muzuze nko mu bintu byatumye ngakongera se uziko Torsten yababwiye ngo nzajya nza icyumweru mbere ya rassemblement équipe nationale ubundi mpamagare ntoze match muhite munkatishiriza tike match rangi nisubirere mu Budage kandi bamwimye babyemere Caroline ibyo bintu yangaga wenda wese umutoza mukuru ibyo bintu yangaga uzikintu yabivugiraga yarababwiraga ngo njewe ubuzima bwanjye mu Rwanda mba ndi bored mba numva mbihiwe
nzashyiraho abungiriza bazajya bareba izo match ziri lokale Rassemblement ni nkeya kandi abakinnyi benshi bakina hanze. Samir ibintu byose bigenda bisobekerana yarababwiraga ngo muri kunsaba ngo ngume mu gihugu ndebe match z'Amavubi sinababwiye ngo mukinisha abakinnyi benshi b'abanyarwanda mugabanya abanyamahanga mukozizamo abanyamahanga abo banyarwanda ndeba bakina ni bande sinzi biri kunyuma nza kureba barafinda nyinisha sarakina kevese ndamukinisha mfite kapiteni Jihad uri kumbwira ngo nza kureba se Nshuti se akina mu Rwanda Manzi na Anje se bakina mu Rwanda umborenga se niwe zanzana so uranyicaza mu Rwanda ndeba nde ko nababwiye ngo mukinisha abakinnyi b'abanyarwanda mukabyo ibyo ngubwe nibyo basubizaga gutyo baravuga batoyani byashoboka byazagaragara nabi ibaze ko umwe mu bantu muri federation yambwiye ngo bari barakonectinze na famille ye yibanira na madamu we gusa abana bafite nyine bari yibana na madamu we gusa donc ni umugore n'umugabo gusa n'abantu wasangaga hano Kigali heti ni mugoroba buriya Theosten nimukabone arakaye kuriya no muri romantique cyane yajyaga kura umugore we hano Nyarutarama bakadrivinga kuri no muhanda wa tennis club bakazamuka umuhanda wa RBA bagapasura gutya kuri Minagiri bagakomeza bakigira Kigali heti bakicarayo bakisangira agakawa ni mugoroba bishimye umugore yavuze ati ngiye nikundiye u Rwanda umugore akigira mu library hano mu Rwanda kisomera kumva n'umukecuru we ubundi bakigira nko mu bintu bino nyine by'amasware y'abadage abaye mu Rwanda n'ibindi buri hari ibintu tutamenya bijya biba mu ambassade akaba yibereyeho ubuzima bw'umugore we ntacyo bwari bumutwaye akaba yikina n'udupapi twe nyine yiturije ariko Thorsten impamvu yansistaga suko atari kuba mu Rwanda Lorenzo oya ntibakubeshye ngo nugukunda ubudage cyangwa iki nukuvuga ngo icyo yapfuye n'u Rwanda abantu bacyumve ntabwo ari n'amafaranga cyane yashatse special treatment ikintu yashatse cyitwa special treatment cyaturutse mu kubavuga ngo nabasanze ntacyo muri cyo yego simba ajyanye muri Afcon ariko nzakazi nakoze kugira ngo ngire icyo mpindura muri mindset y'aba bakinnyi n'imikinire nzi icyo nahinduye mwakabaye mwumva tushe technique nshaka ko iza mu championnat yanyu niba mbasabye ko abanyamahanga bataba benshi mukanyumva niba mbasabye yuko wenda abakinnyi nzajya muhagarika championnat cye mu kwezi abababaroko nkabakoresha udukino mukanyumva mu yandi magambo reka nkoresha ijambo abagabo b'abanyaburayi ntabwo areba salary areba niba ibitekerezo bye byubahwa Thorsten nta mafaranga akeneye adasanzwe nta mwana ariza Thorsten nta mafaranga y'umurengera akeneye Thorsten ari mu myaka 60-70 so ikintu kimuraje ishinga nuko agira icyo kintu cyo kumva ngaho byapfira funga iyo ngingo bamaze kwizigira yego window izi qualification za mondial mu kwezi kwa gatandatu ntabwo twe tuzakina match za competition hari byabakina na gishuti mu kwa 9 nibwo windi izongera gufungura ya qualification za mondial tuzasura equipe y'igihugu ya Nigeria yego twakire Zimbabwe tugiye gusura Zimbabwe nta mukino tuzakira ntabwo tuzakira Benin gusa oya tuzakina imikino ibiri ariko umwe Zimbabwe twakiniye mu Rwanda tuzajya South Africa tuzajya Nigeria tujya muri South Africa buriya Jihad yakinaga na Casemiro basa n'abateganye none bakagira nimero 10 yakinaga imbere yabo bahisemo none kubihindura baravuga bati reka dukinishe umurekeperateri umwe turebe uko ikipe ya reponda ibintu no mu bintu byatumye tugira ikintu cya circulation y'umupira cyane kuko mu byukuri ibijyanye no gutembereza umupira byari bimeze neza cyane twaposesinze kandi cyane twagerageje gukaya amashance n'umukino wagerageje kwihuta ugeranyije n'umukino wa Nigeria uko twawukina icyo ariko yumvaga yasubiragamo cyane Eric ni ikipe wumva ko baracyarimo kuyiga ni ikintu cyo kwiga ni naho hantu ngiye numva ndibuze gutinda kuko urumva ko uburyo bw'imikinire baracyarimo kusa n'ababugerageza n'ababwiga ariko bari kubwigira he muri competition imbere niho yaje kuvuga ati Adel ntabwo abonye umwanya uhagije wo gutoza abakinnyi kubera yuko ntabwo bamaranye iminsi irenze 3 y'imyitozo bahita bajya muri match ya mbere biragaragara yuko rero ibyo bari kwigishwa ntabwo bari kubona umwanya uhagije wo kugira gute wo kubishyira mu bikorwa neza 100% ariko hari akantu kagatushe gato mu buryo bw'imikinire kagaragaye kuri match ya Lesotho ko ikipe yafunguye yatatse yakreye uburyo butandukanye
nubwo itaje gutsinda. none se cya kinyarwanda nyine udakunda wenda mu busesenguzi njye ntekereza ko nk'iyi match Lesotho n'u Rwanda iriya fluidité iriya confiance ni bya bindi nyine by'umwana urimo kwica akanyoni bangana. Sami, ekipe y'igihugu ya Lesotho muri call-up yose ekipe y'igihugu yahamagawe harimo abakinnyi abatanu bakina hanze ya Lesotho, no batandatu bakina hanze ya Lesotho, harimo abakina muri Afurika y'Epfo bagera kuri 4, umwe ni ukina mu cyiciro cya mbere. Uriya muzamu akina mu cyiciro cya kabiri, uriya muzamu wa Lesotho akina mu cyiciro cya kabiri mu ikipe ya Orbit College. Hakaza witwa Mfeni Home Fusi Matlabe ukina mu ikipe yitwa Mfeni Home Defenders South Africa, mumva mutayizi mu cyiciro cya mbere. Motmelo Mkwanazi ukina muri Kruger United, nayo ntabwo ari icyiciro cya mbere. Urumva? Tabo Makele wa Chipa United ni ukina muri division ya mbere muri South Africa. Chipa United desesiyo yanwa bari. Yego ni yanwa bari. Hakaza Tabang Malane ukina Africa Stars yo muri Namibia. Yo no bari icyiciro cya mbere. Nayo champion abo ntabwo. Yego. None abandi nabakina muri Jwaneng Galaxy witwa Neo Jwaneng Galaxy rakomeye muri Botswana. Mokachane ndetse n'itwa Lelho Nolo Fotowane ukina Township Rollers muri Township Rollers ni muri Botswana. Nayo ni icyiciro cya mbere. Iyi call-up ekipe y'igihugu bambwiye ko ekipe mu gihugu cya Lesotho bafite championnat amakipe 6. Yego ni gito. Batajya bakina imikino nyafrika. Babyikuyemo kubera ko babona batakompeta championnat yabo n'ubushobozi bwo gutega indege, nta kibuga cy'indege kiri international bagira muri Lesotho. Nibyo twavugaga nibyo rigani yavugaga ubundi nagashya kuba ekipe yagaragaje nibura kwisanzura mu kibuga, malheureusement bikarangira itabonye na resultat. Sami, iyi possession ni nagashya kuri ikipe nk'iyi. Oya sagashya kuri Lesotho kuko twayitsindiye hanze kandi umupira w'amaguru ikizere nicyo cya mbere gikora. Ku ikipe y'igihugu twabashije gutsindira ku kibuga cyayo nubwo wenda ikinira hanze, ariko hari hanze kenshi Amavubi burya akunda gutsindira hanze cyane nibibaye mu myaka ya vuba. Icyo kizere cya mbere cyo kuba ari Lesotho natwe turabifiringa kuko ariko nabo ni nako bimeze. Kuba ari u Rwanda nabo ni soulagement. Nabarega u Rwanda ndetse u Rwanda bariruhutse. Rwanda nagugiye muri line-up wasanga abakina ahantu hakomeye hafatika ni bangahe mu bijyanye n'amashampiyona meza akomeye ku buryo Lesotho yakwicara ikavangira atinyitse kuko umuntu ukina muri Township Rollers n'ukina muri Jwaneng Galaxy ayo ni amakipe y'amatsinda ya Champions League na Confederation. Umuntu aba yumva style n'ubundi mu Rwanda nta kidasanzwe. Igihari hari yo confiance yo kuba ari Lesotho twaritsinze match banza. Hari icyo kintu cyo kuvuga ngo turi imbere y'abafana bacu 45 ikimira ko n'abafana basige banitabira ikipe y'igihugu Rwanda bitandukanye n'indi mikino. Iyo possession y'ahantu igomba guturuka nuko ari ikizere kuko ari Lesotho. Ntabwo wa possessinga kuri Nigeria kameme kuko uko turebera imikino ni nako n'abakinnyi bayireba batinya ano mazina basanzwe bareba. Ariko nanone hari ikintu kimwe ngiye maze kubona kuri equipe nationale nibyo Adera Murusha nawe ntabwo ari cyasha 100% kuko nka remplacement yo gukuramo nshuti uzana Yorke ngiye sinayumvaga kuko umuntu ku ikipe yari ikeneye gukomeza gushaka ibitego ni igisobanuro cyo kuvuga ngo ngiye kudefanda una defandisha umuntu utari mu mwanya mwiza wo kuba yadefanda kuko Rafael Yorke no muri Zede apa rero no gukina ntabona na liste yo kujya mu maki 18 n'indesirable n'umukinnyi udakinerwa na club. Hari ukumwe equipe ibimaze igihe kinini wenda umutoza aracyari mushya muri equipe ariko ikipe y'igihugu y'u Rwanda ngiye kintu maze kunotaho ni kimwe nuko equipe Trosten yasize niyo ariko ni igicucucucu kiyo yasize muri ubu buryo. Trosten yagiye abanzamo mu kibuga muri Kaizer Chiefs ntwaye ubu ngubu ni squad play ubafasha imyitozo yaje muri liste ibari inkuru yo kwandika ko yabonetse muri liste Ombolenga Fitina